reka ntangire mbasuhuza. Amazina yanjye ni Tushume Jean d'Amour nk'ibisanzwe cyangwa se DM. Iyi ni Yego Talent Rwanda TV show, aho kandi tubategurira ibitaramo kabiri mu mwaka, mu kwezi kwa gatanu ndetse no mu kwezi kwa 12. Dushimira kandi ikigo cy'urubyiruko cy'akarere ka Gasabo Muzuko Jeanne Kabuga yaduhaye press aho kugira ngo dukorere cyangwa se twerekanire impano zacu. Sheri my darling baby, ahora kanzenguruka sinabonye n'umwe musayo, kila kitu kimebadilika since came over. Gotta say my favorite again when the body feels so nice. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Kirabo Queen. Nabaye impunzi mu mutima wundi, amahoro n'umutuzo mbibona byombi. Nabaye impunzi mu mutima wundi, amahoro n'umutuzo mbibona byombi. Murakoze. Amazina yanjye ni Kwizera Eric. Mbonera nshimye by'umwihariko abantu bakora subscribe umunsi ku munsi barenga 3500. Nyaboneka uyu mwaka byibuza urangire dufite 400. 400 400. Reka nizere ko kandi abantu muri mu nzira zigiye zitandukanye, muri mu kazi, muri mu bikorwa bitandukanye, mu rwego never give up. Umunsi byanze ariko ejo bigomba gukunda, nta mpamvu yo gucika intege. Ni n'ampamvu tuba dukora cyane kugira ngo tubereke ibyo dukora. Reka nsuze abantu bari mu bice bitandukanye by'igihugu ndetse no hanze, babwe bakomeze kugubwe neza. Niba utarakora subscribe yikore kugira ngo tujye tubasha kubana nawe ibihe byose. Kandi tubutse ko uyu mwaka mu kwezi kwa gatanu tufite event ku itariki 31 muzabe muhari, bizabera mu kigo cy'urubyiruko cy'akarere ka Gasabo. Dufite impano zigiye zitandukanye, aho bazatwiyereka, aho bazatwereka ibyo bagezeho, cyane cyane ko niba ushaka kureba impano nshyashya simbukira kuri Yego Talent Rwanda TV show cyangwa se social media zitandukanye, ubundi ugende ubona byinshi bitandukanye. Uko nabibijeje rero cyose ngo twabibijeje, ntabwo tugomba kuba twenyine, ntabwo tugomba kuba twiganiriza, ahubwo tugomba gushaka abatumirwa tuganira bakatugezaho byinshi cyangwa se ibyo baduteganyiriza ahazaza, aho tuba turi gukora n'aba upcoming artists tubereka ibikorwa byabo bigiye bitandukanye. Sindi njyenyine, ndi kumwe n'abajene babiri bafite inzozi, bafite byinshi bari kutuganiriza, bafite byinshi bifuza kubagezaho kugira ngo mubahe icyizere cy'ejo hazaza mu buhanzi bwabo. Reka rero mpere kuri mushiki wanjye hano, atangire atwibwira. Sheri my darling baby, ahora kanzenguruka sinabonye n'umwe musayo. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Kirabo Queen. Arakoze cyane, yitwa Kirabo Queen. Nindukiye ku rundi ruhande rwanjye dufite umusore nawe, reka twumve ibyo arimo agenda adutangariza. Nabaye impunzi mu mutima wundi, amahoro n'umutuzo mbibona byombi. Nabaye impunzi mu mutima wundi, amahoro n'umutuzo mbibona byombi. Murakoze. Amazina yanjye ni Kwizera Eric. Queen ndetse na Kwizera nibo tugiye kugenda tubana mu minota itari buze kurambirana mike kandi irimo byinshi bigiye bitandukanye. Nzajya mpindukira ndebe undi ubundi bagende batuganiriza. Reka mpere kuri Queen. Queen, ubundi uri muntu ki? Umuntu uba ushaka kuzamuka nyine nkagera kongera kuzamuka. Kwizera, uri muntu ki? Njyewe ndi wa muntu ukunda ibintu bijyanye n'ubuhanzi, kandi nashakaga kubyereka abakunzi bakunda umuziki ndetse n'abantu bakunda imyidagaduro muri rusange. Guys, ikintu cya mbere tuba turimo dukora rero ni ukugira ngo baratinyuke kandi biyumvemo icyizere. Niyo mpamvu tuba turi gukora ibi ngibi kugira ngo tugende tubegereza gutinyuka, kwisanzura, kugira ngo babone ukuntu bashyira ibihangano byabo hanze. Ikindi kibazo, wiyumvishemo ubuhanzi
kuva ryari Queen? njye nabyiyumvishaga nyine mfite nk'imyaka myinshi nkunda ubuhanzi cyane rero ko nakora. Aha, Kwizera ubu waje kwiyumvamo ubuhanzi gute wumva ko nawe ushobora kuba kujya mu ruhando mpuzabahanzi kuba ryari? Njyewe kuva kera nkiri mutoya najyaga nkunda kubyina nkikiri akana, nkazajya numva nk'amagumaguma bagashaka no kunjyanayo, ariko aho nari mariye gukura ngeze mu myaka 12 nibwo natangiye ndavuga ati ariko wazaba umuhanzi, ibintu byo kubyina nkabireka nkaba numva ari byo bintu nyine ubu ngubu nibyo bintu byanjemo, nsigaye numva nakibera umuhanzi rwose kandi nkabibyereka n'abakunzi babyo. Aha, bivuze ngo kera warabyinaga ntabwo wari umuhanzi? Kera wabyinaga iki, traditional, modern? njye nabyinaga nyine nari ndi wa mwana wo mu rugo, ntabwo yari ibintu nize cyangwa se nagiye mbona ahandi, ni kwa kundi wiyumvamo ikintu nyine ukavuga ati ibi nabikora, indirimbo narayumvaga nkaba nakigana abahanzi benshi nkabyina nkabo, nuko nguko. Aha, Queen duhindukiye ndimo ndagira ngo mugende muniza ubwenge bwanyu cyangwa se ibitekerezo byanyu. Queen, ni akahe gashya uzanye mu bandi bahanzi bagenzi bawe bakizamuka? agashya mbazanyemo njye nuko numva najya ndirimba indirimbo zifite ubutumwa nyine baririmba indirimbo zifite ubutumwa, ariko nizere ko atari za zindi z'abahanzi tuziranye. Nizere ko ari ubundi butumwa atari wa muhanzi tuziranye. Ese Kwizera, wowe ni akahe gashya uko abantu benshi bafite impano banaririmba ari benshi cyane, ni akahe gashya uzanye? Njyewe agashya nzanye ubu ngubu urareba umuziki wabaye nka bizinesi, umuziki wavuye mu bintu byo kuba ari impano cyangwa se ari ibintu dukora dukunze, biraguka nyine biba ibintu binini. Rero agashya nari mbazaniye ni uko tugomba kuwukunda tukawukomeza kandi tukanawumva mu mwimerere wawo. Urakoze cyane ku byo dusobanuriye birumvikana. Ese Queen, mpindukiye, ninde muhanzi kwesipira wumva ko wagomba kuzagira cyangwa se uvuga ati njyewe nshaka kuzaba nk'uyu muhanzi runaka? Niyo yaba ari benshi. uwa mbere ni Bwiza na Marina na Rihanna. Noneho ugiye kuturirimbiraho indirimbo imwe y'umuhanzi umwe n'indi y'umuhanzi umwe. Twagiye yegera kuri Marina. Oh baby, sauti yawe inapirana, ni wowe mbona imani ninanipei, turamenye utangosona, wanukambabona, keneye kwerura, maze ugiramo gafuka, turamenye utangosona, wanukambabona, keneye kwerura, maze ugiramo gafuka, hindura pashe, hari icyo utaramenya, naona ngusize ubuye kuzinonda, abo bajene bashaka kumbabaza, bazana baba inyenye ntibazongere kukwegera. undi ngiye kujya kuri Rihanna. Shaya Diamond, Shaya Diamond, final university, I chose to be happy. You and I, when a diamond meet the sky, you shoot to fly, see, I did you know it to see, only right, when a diamond meet the sky, Giza, ibi nagaru guharara, urabizi turafanana, icyakatumye dutandukana, kiduye impamvu zo kugumana, nuko bahora babyigana,
bakujyane kure yese mama gusa bo babigize kana ugacuru barushobokana. aha arakoze cyane, nizere ko mwamwumvishe ku ijana muramuhangaye. Guys, wowe uri kureba ino video, uyu mushiki wacu uramuhangaye, agiye aturirimba akaririmbo gato gato kuri buri muhanzi uramuhangaye. Reka duhinduke tujye kwa Kwizera, wowe niwe muhanzi ukwespira, ashobora kuba umwe cyangwa babiri, urajya udushyiriraho indirimbo ubundi twumva. harimo y'amano, harimo na Kirisizi, hakazamo na Safi Madiba. Nabaye impunzi mu mutima wundi, amahoro n'umutuzo mbibona byombi. Nabaye impunzi mu mutima wundi, amahoro n'umutuzo mbibona byombi. Burya inzira nibwira umugenzi, nisanze ku iriba ari wowe mazi. Icyaka cyinshi cy'urukundo baby, wahumbije rimwe numva ndabaye. Ese wamenye uti ibyo nifuzaga baby, ko ryari ibanga mfite mu mutima wanjye. Ese wamenye uti ibyo nifuzaga baby, ko ryari ibanga mfite mu mutima wanjye. Ukuntu nkunda nibyo sawa, my baby sawa nibyo sawa, ukuntu mfata nibyo sawa. Ukuntu nkunda ndabikunda, ukuntu mfata ndabibona. Ese nateze nakubona. Nabaye impunzi mu mutima wundi, amahoro n'umutuzo mbibona byombi. Nabaye impunzi mu mutima wundi, amahoro n'umutuzo mbibona byombi. Ibaza ari wowe ubonye uwo wasengeye, byaba ari nk'inzozi utifuza gukanguka. Uwo rusenga ngo muzabana akaramata, ni wowe ufite ubwiza nshaka kuzaseza ndeba. Because you my babe, nakunze famiye, ngo nakobwa Musa singizane. Twagiye kuri Kirisizi, Eastalize, kubona umuntu kumva ko wiyumva so challenging. Kubona iyo umukunda atarimo gushana. Anyways erega mayateshe kuri wowe gusa, inzozi ndoto ni wowe gusa. I will make you more like you die. Yes, I want you baby, I wish you know kuko satima zanjye ariyo valo. I wish you know kuko iyo ubabaye nanjye bingeraho. Safi Madiba, impano yanjye ni ukugukunda n'umutima wose. Amahoro yanjye ni ukuba uwawe n'ibyo njye byose. Ndi kumwe nawe mba mfite byose, mba numva ntuje. Jya mbere niyo ubabaye, gusangira biranyura biravuna kukubura. Umunezero umuzamo na gipimo nawuha, sinzi icyo njye naguha. Urakoze cyane kubwo ugiye uduciramo gake gake. Reka mpinduke njye kuri Queen. Ibijyanye no kuzamura impano cyangwa se kwidagadura k'urubyiruko ubibona gute muri kino gihe, mu kwerekana cyangwa se uburyo mwerekanamo impano zanyu birabanyuze, ubibona ute? Ese biboneka uko bikwiye? Dusobanurire. Uko mbibona nuko nyine bihagije. Mbere nyine wabagaho nta n'ahantu wabona uzamurira impano, ariko ubu ngubu twarahabonye, tugenda tuzamura impano zacu gake gake uko tugenda dukura. Ese haba hari ahantu wari wajya kuririmba nko kuri stage cyangwa se nko mu bigo cyangwa se n'ahandi bagutumiye, hari aho wari wajya kuririmba?
hari aho nagiye mu marushanwa kuri stage no ku ishuri nyine ndaririmba. wabibonye gute? Nyine nabonye ari byiza nyine kuba uri imbere y'abanyeshuri uri kuririmba nyine bakavuga ati ufite impano nyine biba bishimishije. Kuki ugihagarara bwa mbere wumvishe umeze ute? Nari mfite ubwoba nyine ntabwo byabonye. Aha, burimo buragenda bushira yose cyangwa burimo bwegereye? Ndi kugenda ntinyuka nyine kugera ntinyuka ntabwo ari nka mbere nyine uko. Wow. Kwizera ni ryari wagiye cyangwa se wagiye ahantu hari abantu benshi mu rwego rwo kuba wajya kwerekana impano yo kuririmba? Njyewe ntaho ndajya, njyewe ahantu naba nararirimbye ni nko ku ishuri ubwo najyaga ndirimba rwose nkabasusurutsa rimwe na rimwe, ariko nta handi hantu ndajya kuririmbira kandi mba numva ko nanahabonye nabikora gutyo byaba byiza. Urakoze cyane. Ku bijyanye n'imyidagaduro muri iki gihe wowe uyibona gute? Abahanzi nyarwanda ubona gute? Ese duha ishusho nk'umuntu uri kwimenyereza kuba wajya mu ruhando mpuzabahanzi. Ukuntu njye nsigaye mbibona ukuntu byabaye rwose, umuziki usigaye ari neza, noneho rwose ubu njye nsigaye mwumva niyo si yanjye bitewe n'ibintu bari gukora, bari kuzamuka neza, umuziki usigaye ukunzwe, ntabwo bikiri bya bintu nka mbere wasangaga umuhanzi kuba yakora indirimbo bigoranye, kuba yakora ishusho nziza bigoranye. Ubu haje tekinoloji, ibyo bintu bisigaye bimeze neza, ntarebe rwose. Urakoze cyane. Noneho reka tugende twikomereza, utubwire ese wowe nizihe nzu ni ahahe hazaza cyangwa se nizihe nzozi ufite imbere yawe? Njyewe inzozi mfite mba numva nazaba umuhanzi mpuzamahanga rwose, nkazajya nsohoka hamwe na hamwe na henshi nkakora, kandi nkanjye nkibuka ko hari abandi bafite impano bari hasi yanjye, hari abazavuga, hari abari bo mu tunangana ariko bakaba naho bazi babinyuza. Njyewe ndamutse ngize iyo mpano cyangwa se nkagirirwa ubuntu nkabona nk'ayo mahirwe nkabasha kwamamara, nanjye hari abo nafasha rwose. Urakoze cyane. Queen, wowe ni ahahe hazaza cyangwa se imbere yawe hameze hati mu bijyanye n'ubuhanzi? Reba numva ninzamuka nkagera hejuru nafasha n'abari hasi yanjye, nashinga nka club nyine irimo abana bafite impano nanjye nkabazamura kuko nanjye niho nahereye. Wumva uzavamo nk'uwe muhanzi mu bahanzi bakwesipira? Ninde ugutera imbaraga uvuga ati njyewe ndamutse nteye ikirenge mu cya runaka nakumva binshimishije? Rihanna twara akayohana. Wowe wumva ari wowe muhanzi ushobora gutera ikirenge mu cye ukumva biragushimishije? Ni batatu. Uwa mbere harimo Chris Easy, The Ben, hakazamo na Amalon. Hari indirimbo ya The Ben uzi? Ndayizi agace kamwe. hari ivuga yayikoranye na Chris Easy na Kevin Kade, bakadirimba bayita Fomiana. Agace kamwe. Okay. Je suis pas ibaze nk'ubumpindutse ukandeka, abazi bose banseka, na dodi inkumi zose nkatondeka. C'est la même chose, et n'avance à mon sens, connais-tu mon akosa, koriso kuli turuzi mama. Urukundo nirwara, kandi itavuye yakwica nk'izindi zose. Urukundo nirwara, kandi itavuye yakwica n'izindi zose. Follow me Anna, follow me Anna, follow. Aha, reka nizere ko Queen ugiye kumpa ubwenge bwawe, ugiye kumpa ibitekerezo byawe. Aha ukiri mutoya ni iki kintu ugeze ukora mu rugo nawe ubwo kumva ko bari kugukubita, bari kukureka cyangwa se bari kuguha ikindi gihano? nuko nabasubiraga ni ikihe kintu wigeze ukora umubyeyi akavuga ati nawe ubwo yarabireba yari kugukubita, yari kukureka cyangwa yari kuguha igihano? Ni iki?
ikijyanye n'impano zanjye oya just icyo ari cyo cyose ni uko nagiye muri studio nyine batamaye uburenganzira bigenda biteze nyine barantonganya baranahura Queen ukiri muto wumva ko uzaba iki umuhanzi Queen ni iki kintu wigeze ukora ku ishuri nyine ku buryo n'abanyeshuri mwiganye iyo bakubonye udashobora kukibagirwa